witegereje imiyaga ukitegereza ibigeragezo ntubiba. Kubiba byaba gusenga, kubiba byaba gukorera Imana, kubiba ni ugukiranuka, kuko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ntukitegereze ikigeragezo cyawe rero mu gihangeho amaso, ahubwo amaso ujye uyahanga kuri Kristo, niwe ufite icyo yakora. Ibyo bibazo humura bifite iherezo, igifite itangiriro gifite n'iherezo. Iyo ucitse intege ugeze aho ngaho rero ntusarura. Iyo bibaye byinshi cyane warangiza ukabivamo ukagwa, ntusarura kandi wari warabibye, wari waramaze imyaka myinshi usenga. Haleluya, nongeye gushima Imana iduhaye umwanya wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Shima Imana ko iturinda rero, Imana ibayabanye natwe, baturindiye mu mpande zitandukanye, ibiduhiga suko biba atari byinshi, ahubwo Imana ibarwanya intambara nyinshi kuri twe. Reka dutangire dusenga Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kuri Imana yera kandi kiranuka, turagushimye kuri Imana itwitaho tutabikwiriye. Yewe Uwiteka Nyiringabo, Mana ya Isiraheli, wera wa Isiraheli ugira neza bugacya bukira, ndaguhamagaye aka kanya ngo uzubane natwe aha hantu, uturinde kwiyobora, Mwuka wera ngo unyobore, umvugishe Mana, ungire igikoresho cyawe kugira ngo benshi bunguke. Ngaho rero nyuzura, unkoresha iby'ubutwari, abantu benshi babohoke, abenshi bakire kubw'ijambo ryawe. Urakoze urakarama rero kumvise gusenga kwanjye, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye mbyizeye, amen. Amena. Nongeye kubasuhuza mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bazaniye ijambo rivuga ngo igihe cyiza cyo kubiba. Igihe cyiza cyo kubiba. Reka dusome ijambo ry'Imana mu mubwiriza igice cya 11 turahera ku murongo wa 4 tugeze ku wa 6. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Uko niko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Mu gitondo ujye ubiba imbuto yawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizere icyo ari cyo, cyangwa kuko utazi ikizere ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Amena. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba. Amena. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba. Mu buryo bw'umwuka umuyaga ni ibigeragezo, umuyaga ni ibibazo. Hari ibigeragezo duhura nabyo, hari ibibazo duhura nabyo mu nzira tukiri muri uru rugendo, tukiri iminsi ngo dufashe igihe ku ntambara, dufashe igihe mu ntambara, duhura n'ibibazo rero, duhura n'ibigeragezo. Ibyo bibazo duhura nabyo rero ni umuyaga. Umubwiriza yaravuze ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba. Umuhinzi yareba umuyaga aravuga ati ubu ngubu imvura irapfuye sinkibibye. Ubwo ngubwo itabibye rero ntuzasarura. Umuntu w'Imana rero, umurokore, umukristo uhora yitegereza ibibazo ntabiba. Iyo witegereje imiyaga ukitegereza ibigeragezo ntubiba. Kubiba byaba gusenga, kubiba byaba gukorera Imana, kubiba ni ugukiranuka, kuko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Iyo biba gukiranuka Imana nayo ikugirira neza. Iyo biba guha abandi, guhesha abandi umugisha nawe ubona umugisha. Iyo biba gusenga wegera Imana ugasa nayo, ukarushaho gusa nayo, ngo Mose yazamukaga umusozi yagiye gusenga akaza asa n'Imana. Iyo rero umuntu yitegereje ibibazo, iyo umukristo yitegereza ibigeragezo ntago abiba. Iyo ubona ibigeragezo ukavuga ngo Mana, ngo naragusenze umwaka ushize, ngo none ibintu ntibihinduka, ngo ubu bukene ko budashiraho, ngo se ko abana badahinduka, ese ko umutwara adakizwa, ese ko umudamu adakizwa, ibyo ukabyitegereza. Iyo witegereje imiyaga ntubiba. Iyo witegereje ikigeragezo uhita ucika intege zo gukomeza gukorera Imana. Iyo witegereza ikigeragezo ucika intege zo gukomeza kubiba, ucika intege zo gukomeza gukiranuka. Iyo wategereje Imana cyane ukabona ubuzima budahinduka, iyo witegereje ubwo buzima rero budahinduka, bitumurekeraho gukiranuka.
Bibiliya iravuga ngo witegereza umuyaga ntabiba. Niwitegereze ubukana bw'ikigeragezo cyawe, ukarara utekereza ikigeragezo, ukarara wibaza imyaka umaze usenga, ukarara wibaza ubuzima budahinduka, nta bizaguca intege zo gukomeza gukorera Imana, bizaguca intege zo gukomeza gukiranuka, bizaguca intege zo gukomeza gusenga. Kuko buryo witegereza umuyaga ntabiba. Ntukawitegereze ukuza niko uhita, ukuza ni kugenda. Ntukitegereze ikigeragezo cyawe rero ngo ugihangeho amaso, ahubwo amaso ujye uyahanga kuri Kristo niwe ufite icyo yakora. Petero yigeze yitegereza ikigeragezo ngo yabonye Yesu agenda hejuru y'amazi, aravuga ngo nimba ari wowe nanjye mpamagara ngendere hejuru y'amazi. Ngo Petero agendera hejuru y'amazi, atera intambwe, yongera atera indi, yongera atera indi, ariko arebye umuraba, akuye amaso kuri Yesu arebye umuraba, ngo atangira kurigita. Ntukarebe umuraba, ntukarebe ibigeragezo, ntukabihangaho amaso, ahubwo ujye uyahanga kuri Yesu Kristo niwe ubasha kugukiza umuraba. Ngo ntukabwire ikigeragezo ngo kirakwishe, ahubwo ujye ukibwira ko Yesu azagukiza. Ntukavuge ngo ndapfuye ndarangiye. Hoya, ujye umenya ko ikintu cyose gifite itangiriro mu isi gifite n'iherezo. Ntugahanga amaso ku kigeragezo cyawe rero, ujye uhanga Yesu wanesheje. Amena. Bibiliya irongera iratubwira ngo kandi urareba ibicu ntasarura. Aleluya. Ubundi ibicu iyo bije buhita bwira ari ku manywa y'ihangu, ibicu bikaza ukabona ikirere kirahindutse, ukajya kubona ukabona burije. Iyo ubonye ibicu bije ushobora kubuterekana iryamira, imvura iraguye nyinshi, ukavuterekana iryamire singiye gusarura. Iyo ibicu byaje ijuru rirahinduka bukira. Nawe rero mu buzima bwawe hari igihe ibicu biza, hari igihe ikigeragezo gishyuha, ukabona noneho byiyongeranije, burya ni ibicu biba byabaye byinshi, ukabona mu buzima bwawe habaye umwijima. Ariko nubwo habaye umwijima wicika intege. Uyu muhinzi rero abonye ibicu, akareba ukuntu byirukanka mu kirere, akareba ukuntu bwije, ngo ntajya gusarura. Nawe rero ushobora kubona ibigeragezo bishyushye, warangiza ugacika intege ku munota wa nyuma. Kandi ngiye nkubwira ngo ikigeragezo kigiye kurangira cyongera ubukana. Iyo ibigeragezo bigiye kurangira byongera ubukana, birashyuha bikaba byinshi, noneho waburaraga rimwe ukaburara gatatu, noneho umugabo ajyaga kubwira nabi, noneho akaza kanagukubita, noneho wajya gubayo gukodesha, noneho bikageraho bakanaguha preavi, bukageraho bakanakujugunya hanze. Iyo ibigeragezo bigiye kurangira byongera ubukana. Niko ibicu biza, ukajya kubona ukabona ikirere kirijimye, ariko nubwo ikirere kiba kijimye ntago buba bwije. Burya ushobora kubona ukabona ibicu birakubye, ukabona bubaye ninjoro, kandi atari ninjoro ari amanywa y'ihangu, wajye kubona ukabona na bya bicu byongeye bisubirayo, bongeye burakeye. Niko rero mu buzima bwa Gikristo bimera. Ibigeragezo bishobora kuza ari byinshi, bikisukiranya, ariko ujye umenya ko ari ibicu. Iyo ucitse intege ugeze aho ngaho rero ntusarura. Iyo bibaye byinshi cyane warangiza ukabivamo ukagwa, ntusarura. Kandi wari warabibye, wari waramaze imyaka myinshi usenga, wari waramaze imyaka myinshi ukorera Imana, wari waramaze iminsi myinshi witanga, wari waramaze iminsi myinshi ufasha inshuti n'abavandimwe, ariko wabona ibigeragezo bibaye byinshi ugahita ubihagarika, ukavuga uti n'ubundi navunikiraga ubusa, gusenga ntacyo bimaze, gukorera Imana ntacyo bimaze. Ubu witegereje ibicu, ubonye ibigeragezo byawe byinshi ukabiva. Iyo bivuyemo rero ya amasengesho wasenze ntaba kibukwa, ya mirimo myiza wakoze imbere y'Imana ntiyibukwa. Kubera iki? Kuko witegereje ibigeragezo. Iyo bibaye byinshi nabwo ntugomba kubyitegereza. Niwitegereza ibigeragezo ukareka gukorera Imana ngo nuko byabaye byinshi, ngo nuko byatumanyeho, umenye ko igihe wamaze ukora, yaba ari imyaka 5 yaba imyaka 10, yapfuye ubusa. Ngo kuko witegereza ibicu ntasarura. Ushobora kubona byakubanye byinshi ugahita uhindukira ukava ku Mana, ugahita uhindukira ukayivaho. Ngo byaba byinshi, ngo mumazemo imyaka myinshi, ngo noneho byakaze Mana, ngo sinshoboye kubyihanganira. Reka nkubwire ngo Imana ntago ijye ikigeragezo utabasha kwihanganira. Nubwo byaza ari ibicu, ariko burya Imana iba yaragushyize ku munzani, isanga ibiro byawe birusha imbaraga ibigeragezo. Isanga kwihangana kwawe guri hejuru cyane kurenza ibyo bigeragezo yemeye ko bikugeraho. None rero iyo byitegereje ukavuga uti icyambere cya kitaravaho none haje n'ikindi, yajyaga mbwira nabi none arankubise, Mana uru rugo nduvuyemo. Ujye umenya ko utazasarura imyaka ingahe wari umaze wihangana kandi unamusengera ngo akizwe. Iyo uruvuyemo ngo nuko byakaze, umenye ko utazasarura ya myaka yose wamaze umusengera. Ntabwo uzasarura ya myaka yose wamaze usengera umugabo. Nimba byakaze ngo bakuvuze, ngo baravuga ngo uri cyacumi cy'itorero, ngo baravuga ngo urashaje, ngo iminkanyari yaje, warangiza ukishingira. Ya myaka yose wari umaze usenga usaba umugabo mwiza, ibipfuye ubusa, ahubwo ugiye gushaka ikizakwicira.
Nkubwire rero ngo witegereza imbaraga z'ikigeragezo nta gushobora gusarura, ahubwo komeza uhanga amaso kuri Yesu, niwe uhindura ibintu. Yesu afite imbaraga zo guhindura ibyanze guhinduka. Yesu ujye uzana nyuma ya zero umuntu yarapfuye yaraboze, Yesu akabona kuza. Rero ukamukure w'amaso ngo byakaze ngo banyirukanye hanze, ngo nanyagiwe hanze, ngo iminkanyari yaje, ngo imyaka ya monopause yageze. Ibyo ntukabyiteho, ujye ukomeza uhanga amaso Uwiteka, komeza uhanga amaso Yesu, azaza ahindura ibintu. Kuko iyo ashatse ajya yitinzaho gato, akitinza bikabanza bikabura, bikabanza bikavamo ubuzima, ariko yaza akabihindura bishya. Niko akora uwo mwami wacu. Nta kijya kimunanira, ngo ntagira itangira ntagira iherezo. Nta kijya kimunanira, byose arabitegeka bikamwumvira. Amina. Ntukitegereze umuyaga rero ngo nubona ubaye mwinshi ngo bivemo, cyangwa se nubona byabaye byinshi byikubye byabaye ibicu ngo bivemo, kuko nubivamo wari warabibye ntuzasarura. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nkuko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Buriya ngo nkuko utazi umuyaga ujya kumva ukumvuraje, ntumenya ngo turutse aha, ntumenya ngo uje ari umutuku, ntumenya ngo uje ari umweru, ntumenya ngo ufite ibirometero bingahe, ujya kubona ukabona insina, amazu, ibintu byose byararaye byaguye, ukabona imirimo y'umuyaga ariko wowe utawubonye, utazi ukusa. Ngo niko n'Imana ikora ibintu byose tutayireba, ariko cyagiye uriho kuganya burya biriho gukora. Icyo utegereje no kuzareba imirimo yakoze. Imana ikwereka imirimo yakoze ariko ntikwereka uruganda yayikoreyemo. Imana ikwereka imirimo yakoretse ariko ntikwereka uburyo yabikoze. Niko ikora. Ngo rero nuko tutamenya inzira y'umuyaga tukabona ibyo wakoze, niko tutazi inzira y'Imana. Nuko tutamenya ukuntu amagufa akurira mu nda y'umubyeyi. Ngo amagufa, uzi ko amagufa atangira ari amazi. Uyu mwana ajya kuremwa bitangira ari ibintu by'amazi. Ibaza amazi akazavamo amagufa, amazi akazavamo amaraso, amazi akazavamo inyama cyangwa imikaya miskre, amazi agahinduka umuntu. Ngo nuko tutabimenya rero, ngo niko tutamenya inzira z'Imana. Nkuko tutazi ukuntu umwana amagufa kurira mu nda y'umubyeyi, ngo niko tutazi inzira y'Imana. Niko rero Imana ibikora. Uriya cyagihe ubuganya ubuvuze induru uvuga ngo mbivuyemo, Imana ibiri mu kazi, ibiri ikora umurimo, ibiriho irema cya gitangaza cyawe kigenda kigira ubuzima. Ejo bundi ukazabona ikintu gifatika cyakoretse. Ngo rero ngo niko tutazi inzira z'Imana. Niyo mpamvu tutagomba gucika intege ngo ikigeragezo kiratinze, ubwo Imana iracyari mu kazi. Nubwo ngo byabaye byinshi, ibyo byabaye byinshi Imana nayo iracyafite ubushobozi bwo kubihindura. Kuko Uwitegereza ibicu ngo ntasarura. Uramenya utazaba warasenze amasengesho y'igihe kirekire, uramenya utazaba warakiranutse iyo myaka ingana gutyo, uramenya utazaba warakoreye Imana, waratanze amaturo, waratanze icya 10, warafashije abakene, warafashije indushyi. Uyu munsi ukabucitse intege ngo nuko ibigeragezo byabaye byinshi. Hoya wibihangaho amaso utazabura gusarura. Nukuri havu utazareka gusarura, kandi wari warabibye, wari warateye, imyaka yarakuze. Noneho wakwitegereza ikigeragezo ntujye gusarura ibintu byari byeze. Imana idufashe cyane kandi Imana iturinde. Ku murongo wa 6 baravuga ngo mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe. Haleluya. Ngo mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe. Mu gitondo ni igihe ibintu ari byiza. Mu buzima bw'umukristo mu gitondo ni igihe ibintu bigenda neza. Uzarebe mu gitondo umuntu abyutse abafite amafresheri, wumva waruhutse, izuba ntari hari, wumva umeze neza, ufite imbaraga. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo umubyizi ni wakare. Niba ufite imbaraga, waruhutse, umubiri waruhutse neza, nta zuba rihari, ibintu ari byiza ni mu gitondo. Rero hari igihe umukristo agera mu gihe cyo mu gitondo ibintu ari byiza, warasubijwe, ibyo wasengeye Imana yarabikoze, urugo yararwubatse, abana baraje, ibintu ari byiza, akazi warakabonye, amafaranga yaraje uri muri business. Ariko ngo no mu gihe cy'igitondo ujye ubiba. Haleluya. Biravuga ngo mu gitondo ujye ubiba imbuto yawe, mu gihe ubuzima ari bwiza, mu gihe ubuzima bugenda neza, ujye ubiba. Ujye ukomeza usenge, ujye ukomeza ukiranuke, ujye ufasha abakene, ujye utanga icya 10 cyawe n'amaturo. Igihe ibintu bigenda neza, Bibiliya gusaba kubiba. Hari igihe dusubizwa, twagera mu bihe byiza, gusenga tukabireka, gukorera Imana tukabireka, tukabona nta mwanya, gufasha abakene tukabireka, ugahindura inshuti, abo mudahuje mutari kuri live imwe ukabura baretse. Ariko Bibiliya yavuze ngo mu gitondo ujye ubiba.
igihe byagenze neza mu buzima bwawe, mu gihe uri mu gitondo cy'ubuzima nabwo ujye ubiba. Bibiliya itugira inama yo kubiba. Igihe rwose bigenda neza nubwo ufite amasaha make yo kuruhuka, ujye ufatamo umwanya w'Imana. Uya n'ubundi Imana ntijye dusaba byinshi, mu bintu 10 dusaba ikintu kimwe. Nimba ufite akazi kenshi, reba ibyo ushyira ku ruhande, ugira umwanya wo kubiba, ugira umwanya wo guha Imana, kuko iradutegeka ngo na mu gitondo tujye tubiba. Iradutegeka ngo mu gihe tugeze mu bisubizo nabwo ujye ukomeza ubibe, ntukareke kubiba ngo nuko ngo akanya ari gato, ngo ndi kwita ku bana n'umutware, ngo ubu ngubu ngo akazi kaba ari kenshi. Bibiliya irakubwiye ngo ujye ubiba. Buriya hari impamvu ikubwiye ngo mu gitondo ujye ubiba. Amena. Ngo kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe. Haleluya. Ngo kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Ngo kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe. Amena. Nimugoroba ni igihe ari mu bibazo. Nimugoroba uba wacotse, wakoze cyane, wananiwe, bugenda bwira, utakireba neza. Nimugoroba mu buryo bw'umwuka ni igihe ibihe byagenze nabi. Ni igihe uri mu bigeragezo, ni igihe inzara yinjiye mu rugo, ni igihe amahoro make yinjiye mu rugo, ni igihe uburwayi bwaje. Nimugoroba ni igihe ubukene bwaje. Burya ni nimugoroba. Rero ngo nimugoroba rero Bibiliya itugira inama ngo ntukaruhure ukuboko kwawe. Ibaze, nimugoroba ngo ntukaruhure ukuboko kwawe mu gihe uri mu bigeragezo, ntugahweme gusenga. Ntukaruhure ukuboko kwawe mu gihe uri mu bibazo, ntukareke gukorera Imana, ahubwo ujye uyikorera cyane. Ibaze, mu gihe hari nimugoroba ngo ntukaruhure ukuboko kwawe, mu gihe ubuzima bwagucanze, egera Imana kurushaho, senga kurushaho, ngo wiruhure ukuboko kwawe, komeza gusenga cyane. Mu gihe twageze mu bibazo, Imana idushaka cyane imbere yayo, kuko n'ubundi bayagukubisa akanyafu kugira ngo uyegere. Iyo yakugejeje mu bibazo bigira ngo ikubone hafi yayo, ibigira ngo uze uyegere, ikugira inama ko wava muri ibyo bibazo, iguhindure, ikugira uko ishaka, kuko hari impamvu ibikwiyegereje, ibigira ngo iguhindure, igukuremo inkamba, igukuremo ingeso za kera, igukuremo kamere mbi, iguhindure kusanayo. Ngo kuko Mose yajyaga azamuka umusozi, ngo agiye gusenga akaza asa n'Imana, ngo abantu bagatinya kureba mu maso ye. Niko natwe iyo yaguteje ikibazo ibishaka kuyegera cyane kugira ngo urusheho gusa nayo, kugira ngo igire ibintu gukuramo, igire bya karandi gukuraho, igire ingeso za kera gukuraho. Iyo rero ngo wageze mu bibazo ngo ntukaruhure ukuboko kwawe, mu gihe rero uri mu bibazo wicika intege mu gusenga, Bibiliya iratugira inama noneho kutaruhuka. Wireka gusenga ngo maze imyaka nsenga ngo nta cyahindutse, ahubwo ongera imbaraga usenge kurushaho, kuko nta kuruhuka ugomba kuruhuka. Ugomba kuruhuka icyo wasabye Imana wakibonye. Igihe rero ku mugoroba w'ubuzima, ku mugoroba muri uru rugendo, ubuzima bwawe bwageze ku mugoroba kubera ikigeragezo runaka, egera Imana kurushaho, senga kurushaho. Wigabanye ibihe by'amasengesho, wireke ibihe byo gukiranuka ngo nuko wageze mu bibazo byinshi, ahubwo ngo wiruhuka gukiranuka, wiruhuka gusenga, wiruhuka gukorera Imana, ngo nuko wabuze ati kigenda n'amaguru, kuko utagomba kuruhura ukuboko kwawe. Korera Imana no mu gihe cy'ibibazo. Noneho igihe cy'ibibazo byo ngo nta nubwo tugomba kuruhuka, nta kanya ko kuruhuka gukora neza. Ni ukuvuga ngo rero nimba ugeze mu gihe cy'umugoroba w'ubuzima bwawe, mwene data, ongera ibihe byo kwegera Imana, ongera ibihe byo gukorera Imana. Korera Imana rwose nta rwitwazo, utavuga ngo wanyimye ikimana ngiye nanjye sinzakora iki. Reka ntabwo ari uko babwira Imana ngo Mana utarampa umugabo sinzongera kuririmba. Hoya, ahubwo ririmba kurushaho, unayihimbaze kurushaho. Wivuga ngo Mana utarampa amafaranga sinzongera gukora umurimo wawe. Fata igice rubonye, nimba ari ikijana bari cyuha Imana, kuko nicyo yaguhaye ntizagusaba ibyo itaguhaye. Ntukabwira Imana ngo Mana urabona ngo iby'urugo ngo ngiye byanze, ngo ubu ngubu ngewe ngo ntago nzongera ngo gusengera abandi. Basengere izabo zubako, ahubwo basengere kurushaho. Imana nibwo izagukorera ibikomeye. Mu gihe cy'umugoroba w'ubuzima bwawe rero korera Imana cyane. Mu gihe cy'umugoroba w'ubuzima bwawe senga Imana cyane. Mu gihe cy'umugoroba w'ubuzima bwawe kiranukira Imana cyane, kuko Bibiliya yavuze ngo mu gihe cy'umugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe. Yesu aduhana umugisha rero. Reka ndekeraho n'iryo jambo Imana yashyize ku mutima wanjye, ariko reka gucika intege mu gihe cy'ibibazo. Reka gucika intege mwene data.
ibyo bibazo humura bifite iherezo, igifite itangiriro gifite n'iherezo. Rero reka gucika intege, wikwitegereza imiraba iri mu buzima bwawe, kandi wikwitegereza ibibazo byikubye inshuro nyinshi biri ku buzima bwawe, ahubwo komeza uhanga amaso Yesu Kristo aracyari ku ngoma kandi yiteguye kukugirira neza. Yesu aduhana umugisha. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje, ndagushimye kubwira ijambo, ndagushimye kubwo abantu baryumvise, ndakwinginze ngo risobanure kurushaho, Mwuka wera ugenda usobanura abantu kurushaho, uhindure imitima yabo, ubahe kuryumva kurushaho, kandi ribeze ribatunganye, ribahe imbaraga zo gukora ibigushimisha. Ngaho duhe imbaraga mu gihe cy'ibigeragezo rero, uduhe imbaraga mu gihe ibigeragezo byikubye, uduhe kunesha kurushaho, kandi Uwiteka dushobozwa byose nawe uduhe imbaraga yewe Yesu Kristo. Ngaho twongerera imbaraga abumvise ijambo, bahe imbaraga nyinshi zo kunesha ibibagerageza. Bisenze mbyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.